Bakunze ikiganiro Sange Sakurura amahoro, tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana dushingiye ku buhamya. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa mwakunze cyane, Pastor Clement Rwigamba twita Daddy. Ni inshuti yanjye ya kera kubera tukigera mu Rwanda. Yatanze ubuhamya kabiri, bwa mbere ukuntu Imana yamukije kanseri, yari ku rwego rwa 4, mbese nta kindi cyari gukorwa uretse gupfa, ariko Imana iramukiza mu gihugu gitangaza imyaka myinshi. Ubundi buhamya yaduhaye n'ukuntu Imana yamwubakiye inzu, nabwo mu buryo bw'igitangaza, nta kazi afite, nta deni rya banke, Imana ikamwubakira inzu Kacyiru ahantu twari duturanye. Ariko araza kubyivugira, Imana yamusabye ku iyo nzu kuyivanamo urusengero akayigurisha, arumvira, iza kuvanamo urusengero rwiza cyane rwa etaje, ndetse avanamo n'indi nzu nziza cyane nshyashya nziza utu yari arimo. Ni ibitangaza rero, arabyivugira. Ariko mbere y'uko tumwakira ngo dusengere dutangira, reka nkwibutse wowe tumaranye iminsi ukurikira ibiganiro bya Sange Sakuruhure ko tariki 29 z'ukwa gatanu twakoze fundraising, cyangwa twashakishaga ubufasha bwo koroza abatishoboye muri Ruhango ijana, tuboroza ihene. Icyo gihe amafaranga ntabwo yabonetse menshi, niyo mpamvu tutatangiye umushinga. Ariko hari impamvu ebyiri, iyo mpamvu gusa umushinga utatangiye. Impamvu ya mbere nyine niyo ngiyo, amafaranga ntiyahise aboneka yose. Ariko kandi n'ihene zirarwaye, ihene zari zirwaye, nta bucuruzi bw'ihene buhari, ntaho twazigura. Ubwo rero ariko biragenda bikemuka, nta gushidikanya Imana irimo kubigenza neza. Mu mpera z'ukwa 9 umushinga uzatangira. Cyakoze nibutsaga basezeranye ko basohoza, kuko hari benshi bari bagize ngo byarahagaze. Oya, ntabwo byeze bihagarara na gato. Ntabwo Imana itangira ikintu ngo nigera hagati inanirwe, gusa bifite igihe cyayo nk'Imana, kandi igihe cyayo nicyo cyiza. Ndagira ngo rero mbibutse nyine ko abasezeranye basoza, ariko kandi mbizeza 100% ko mu kwa 9 umushinga uzatangira. Reka noneho twakire umutumirwa wacu adusengere dutangira. Dusenge. Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Imana yacu, se mu wacu Yesu Kristo, Data wa twese mu ijuru, ushimwa bw'icyubahiro n'iteka ryose. Tuje imbere yawe kuvuga ibitangaza n'imirimo ikomeye ukora iteka ryose. Mwami, turasaba umwuka wawe wera kugira ngo anyobore mu magambo ndibuze kuvuga, ubuhamya ndibuze gutanga. Mana, umutima wo kubivuga neza, ubushishozi ufitemo ubwenge, kandi uciye bugufi, kugira ngo gukomera kwawe kugaragare mu magambo ndibuze kuvuga, kandi byose byumvikane ko byose ari wowe ubikora, ubikoresheje abantu. Mwami, cyubahiro kibi cyane n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Yeah. Umunezero kwa na Pastor Clement Rwigamba twita Daddy, ku bantu bakubonye bwa mbere, nagira ngo utwibutse muri make uko Imana yakubakiye inzu. Make rwose. Abashaka kureba muri Imana ishimwe. Mu buhamya bw'ukuntu Imana yanyubakiye inzu mu buryo bw'igitangaza, ntabwo ndibuze kubivuga cyane kubera yuko nabivuzeho nta mafaranga nari mfite na make yo kubaka, ariko yagiye yubakwa n'abantu batandukanye kugeza igihe nyigiriyemo. Hanyuma nanjye aho ngiye mbona amafaranga nkagenda nongeraho, mbese inzu iba inzu nyine y'igitangaza Imana yampaye. nta deni rya banke, oya, uretse n'ideni rya banke, ubwo buhamya nabwo nabutanzeho. Nta deni njyangira kuva muri 1993. Nta deni ry'umuntu, nta deni rya banke, nta deni na rimwe njyangira, kuko n'Imana yabinkije. Nabyo n'ubundi buhamya bundi. Yego. nakoze cyane niyo uza gushaka kujya kureba. Ariko no ubundi buhamya watanze nuko Imana yamuje kanseri ari ku rwego rwa 4. Ibyo nabyo nabitanzemo ubuhamya, nabivuze. Imana yarankijije, banyaka amafaranga, banca amafaranga nayo menshi. Imana yayishyuye mu buryo ntazi, ariko nuko byose byagenze neza. Nkaba ndi muzima, nkaba nkomeye, ntakinywa imiti. N'abaganga bari barambwiye yuko nanywa imiti kumara igihe, ariko Imana nayo iza kunyereka yuko tutajya twizera imbaraga zayo zo gukiza, yuko twizerera mu miti, kandi bitari uburozi.
umuganga amaze kumbwira atariga n'imiti nayo n'uburozi, ako kanya umwuka yarambwira ngo urumva ko mushakira ubuzima mu burozi. Kuva icyo gihe numvise ijwi ry'Imana rimbwiye nyine, ndavuga ngo ntabwo ngiye kubibeshwaho n'uburozi, ngiye kubaho mu ijambo ry'Imana. Birakunda. Ubu maze imyaka 6 n'amezi nk'atatu nta mutinywa, kandi nta kanseri ndwaye, niba narirwaye ariko ntayo numva, ndaho ndakomeye. Ntabwo njya kwa muganga. Abantu baje bambwira ngo nazagiye kwa muganga bagagira check up, ndabwira kujya gukora check up y'iki kandi ndi muzima. Niba nsanga mu kanseri ntangire mpangayike njye kwa muganga, ndavuga nibirimo nakazi kanza abana nayo, nibitarimo kandi nabo Imana ishimwe. Igihe cyanye nikigera nzava mu mubiri ntahe nakindi. Hanyuma rero ufite imyaka ingahe? Ubu ndabura amezi 3 kugira ngo nuzuze 78. Yego. Urumva rero ko ni igitangaza rwose mu myaka yawe ukaba uri muzima, nta muti, nta kinini, nta na kimwe. Rwose ibi jewe byagiye binyigisha ikintu gikomeye cyane, byagiye binyigisha gukora kw'Imana, imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana uko rivuga ko ari ukuri koko, kandi nibyo tutarabona yuko tuzabibona, n'amasezerano y'Imana ivuga yuko rwose iyo yahagazemo asohora. Byerekana Imana cyane cyane. Nacyo gituma Yesu buriya yagiye avuga ati niba mutemezwa n'amagambo mbabwira, kuko n'amagambo y'ukuri nyine y'ubwami bw'Imana, ariko mwemezwe n'imirimo nkora ubwayo kuva ku Mana. Rero wari ugikomera cyari gikongeraho. Yavugaga nyine yuko Yesu yavuze gutyo, ni ukuvuga ngo n'iki gihe rero Imana iracyakora kugira ngo abantu bajye babona yuko Imana atari Imana ya kera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yari iri n'ubu ni kwiri ni kuzabura iteka ryose. Rero ubwo ngubwo nicyo gituma avuga ngo ibitangaza Imana yakoraga kera n'ubu irabikora. Nkuko nanjye binkoreye nyine muri ubwo buryo. Imana ishimwe cyane. Uhamya bw'uyu munsi David n'ubujyanye nayo mubikomuzaho dutangira, ndagira ngo tubwire rwose amashira kinyoma y'ukuntu Imana yakubakiye inzu, ari inzu y'amasaziro, byagera ku butakirimo, twari tunaturanye rwose, ariko urangije uragenda, ubu ntabwo tubituranye, uretse ko turasurana turacyuzura, ariko nagira ngo tubwire ibyaje bite kugira ngo we utakiri muri ya nzu Imana yakubakiye. Urakoze. Iyo nzu kubera ko Imana yari yayimpaye narayikundaga cyane kandi cyane. Numvaga ndi mu nzu Imana yanyubakiye, kuko najyaga nifuza inzu kenshi kera, hanyuma nyibona muri zabukuru, numva ndanezerewe cyane. Ariko igihe cyarageze, twarasengaga, twari dufite urusengero dusengera kuri Solace Ministries. Noneho ntabwo ndibuze kuvuga byinshi, ndagenda mvuga bike. Sinshaka kugira ngo njye kuvuga wenda amakosa y'undi yaba yarakoze cyangwa iki, ariko ndavuga ukuntu byagenze. Baje kuduhagarika ko tudashobora gukomeza gusengera hariya, ngo ntibyemewe. Kanza kwaza se kuki kora ahantu kora ikigo cya gikirisitu, harimo sare hagije ikwiriye. None baza kuvuga yuko hariho kuvuga ngo itorero rigomba kuba itorero, urusengero ukwarwo rutavanze n'ibindi bintu. Baraduhagarika nyine muri ubwo buryo. Ndi umupasiteri, mfite abantu nyoboye. Noneho icyo nakoze, nagiye gusenga Imana. Nafashe iminsi yo gusenga Imana nyibaza Imana. Muri kange babahagarika muhe mwaka babahagarika gusenga? Ni muri uyu nguyu 2022. Noneho mu mezi ya mbere, noneho tuzaho kujya nyine mfata umwanya njya gusenga Imana. Ndavuga Imana, none se abakirisitu ndabashyira hehe? Nkumva ntekereza muri jewe yuko Imana yanyobora itorero nabajyanamo, tugahuriramo twese tukajya dusengeramo, tukayoborwa nyine n'ubuyobozi bw'itorero tuzaba twagiyemo, cyangwa se ko nabwira abantu nkabagenda bayobora amatorero baturanye nayo, ariko amatorero nyine yabafasha y'umwuka, nanjye nkareba aho najya. Ari byo bisobanuro byanjye bibaza Imana, kuko navugaga ngo Mana, nta mafaranga mfite, nicyo cya mbere, kugira ngo nakubaka urusengero. Nta baterankunga tugira bo kutwubakira urusengero. Abakirisitu ntabwo
bashobora kwiyubakira urusengero, none mbashyire hehe? Muri ayo masengesho Imana yambwira ngo ariko iyi nzu yava mu rusengero, byari kuvuga kugurisha. Numva ari ijwi ryoroheje, numva nta bwoba binteye, numva nta gitekerezo kindi mfite cyo kuvuga ngo ubuse ninyigurisha ndajya cyangwa ndagira nte, mbyumva gutyo. Hanyuma hari haje abantu bakirisitu baje gusenga, intercessors, twasengaga hamwe kugira ngo dusenge tubaza Imana. Ubwo mvuye muri ayo masengesho nza kubabwira igitekerezo, mbabwira ngo rero nasenze numva Imana imbwira ngo iyi nzu yava mu rusengero, mbese kugurisha tukagura ikibanza tukubaka. Nkibivuga gutyo madamu ati kabisa, noneho numva bibaye serious, numva Imana yaba yari yabivuze koko yabishyigikiye. Arabyemeza. Abyemeje, ndavuga ngo uko bivuze ugomba kubitekerezaho. Ako kanya mu bakirisitu twasenganaga aragenda ababwira abakomisiyoneri ati mudushakire ikibanza cyo kugura. Ibi byose gituma bivuga gutya no kugira ngo murebe ukuntu Imana ikora, bitari ubwenge bw'umuntu akoresheje cyangwa se ubutwari. Ako kanya abakomisiyoneri baraza bavuga bati rero ibibanza byo rwose birahari, ariko reka tubanze dushake abakiriya bo kugura inzu, nibarangiza kuyigura ibibanza byo tuzabibona rwose no kubaka. Abantu baraza, haza abantu benshi tuvugana ibiciro kugeza igihe nafashe igiciro kimwe numva cyari rutaga ibindi. Noneho tuvugana igihe bazanyishyura, bavuga bati rero ntabwo turafite ahangaha none ahangaha, ari mu banki i Burayi, ariko nko mu byumweru 2 azaba yaje. Ndabwira nta kibazo. Akandi kantu nashaka gushyiraho nuko buriya kuba umwizerwa nabyo ari byiza, kuko Satani iteka ryose y'igikorwa cy'Imana kigiye gutangira, na Satani arahaguruka kugira ngo uteshuke. Noneho bukeye bwaho undi mukomisiyoneri yabyumvise, aragenda abwira abandi, araza aravuga ngo kuyo bakwemereye abangaba bemeye kukurengerezaho $5,000,000. Ndavuga oya, jewe abo nemereye nayo ngayo ntabwo narenzaho. Avuga ati ariko pastor, ni business ibonye yarenze, none se mwarandikanye? Ndavuga ngo kwandikirana no kugira ngo nurenga ku nyandiko mwandikiranye bizakugiraho ingaruka. Nanjye nk'umukirisitu iyo navuze ijambo ryangiraho ingaruka ndihinduye, kuko nabivuze imbere y'Imana. Noneho bariya hashize iminsi mike amafaranga nayo yaraboneka bitatinze, ariko babanje kugira impungenge nabo batahari ashobora kugurisha abandi, ati tujye kwandikisha yuko nugurisha ari twagombaga kwigura uzaduha $5,000,000, natwe niba tutaguze tuzaguha $5,000,000 turandikirana. Ndambwira mubikora nkuko mubyifuza, ariko jewe icyo navuze nicyo. Amafaranga yabonetse mu gihe gito, n'ibyumweru 2 ntabwo byashize. Hanyuma madamu aravuga ati rero ariko hagati aho ndagira ngo mvuge kandi kantu. Imana yarambwiye ngo ugiye guhura n'intambara, ariko nzahagarana nawe. Sinamenya n'intambara ki. Noneho maze kubivuga nashyize ku isoko, batanye abantu b'inshuti zanjye ba hafi cyane, n'abandi bantu abavandimwe, abana, mbese abantu bose bari bamfitiye igishyika, bamfitiye imbabazi, bankunda, banyifuriza ibyiza, batangira kugira ikibazo. None se ugiye kugurisha, ugiye kubaho muri esi koko? Kuri iyi myaka yawe koko wari ufite inzu urayigurisha ngo ugiye kugura urusengero? Buse inshingano zawe no kugura urusengero? Mbese urumva barambwira, bangira inama, abantu hirya babimenye, hirya b'inshuti zanjye bakajya bampamagara, ese pastor wakongeye ugasenga ukumva koko ari byo? Ndavuga ariko giye numvise Imana ibimbwira. Ubwo rero tumaze kugura, madamu rero mvuze ngo ngiye gusenga aya mafaranga, numva icyo Imana mbwira aho kugura naho madamu aravuga ati oya, tugomba kubanza gushaka aho kuba,
kuko twari kuri pressure nyine yo kuvuga ngo mugiye kuba homeless, mugiye kuba aho ngaho ntanzu mufite muri zabukuru. Bamubaza ese nawe warabyemeye kugira ngo mugurishe mujye noneho twemeranya gushaka inzu. Ndamubwira nti rero inzu turayifatanije, aya mafaranga ni ayacu twembi, ntabwo icyo wakwemera nanjye nicyo ndibukore, utabikunze nanjye sinabikora rwose uhumure. Kuko yari afite impungenge wenda ko navuga ngo ya, ariko numvaga ari byo kandi byari uburyo bwo kuyoborwa n'Imana. Icyo twakoze twavuze ngo reka dufate icya kabiri cyayo ngayo tuguremo inzu yo kubamo, icya kabiri tugishakishemo inzu y'Imana uburyo twakubaka. Ariko tubona inzu tuyigura icya kabiri, muri icyo cya kabiri cyacu hasigaramo make, aradufasha no mu bindi. Icya kabiri tukibikira gushaka urusengero. Iyo nzu rwose yari itangaje, nayo ni nziza, muyibonye iraruta iyo twari turimo. Abayizi barabibonye babona ko ari igitangaza Imana yakoze, ni nziza cyane, nshyashya, ba mbere bayikandagiyemo, kandi yubatse neza, materials nziza, mbese imeze neza nyine. Kuri icyo cya kabiri cyayo twabonye. Noneho muri ayo ngayo yasigaye dutangira kubaza ibibanza batubwira amafaranga ahanitse menshi cyane. Ndavuga ibyo ari byo byose Imana reba rero nta kundi, sinzi uko byagenda. Nigeze no kugira igitekerezo ngo ariko wareba urusengero rw'abantu b'inshuti tuziranye nkayatwarayo, nkashyigikira umurimo wo mu rusengero rwabo, tukaba ariho twimukira. Hanyuma ntibyaba bityo, tuza kubona ahantu ni kure ho yo mu rugo na Kigali, ni Bumbogo ahagana ku murenge, ni hari akagendo cyane, ariko tuza kuhabona ahantu bagurisha Cyamunara. Tujya muri Cyamunara, ariko hagati aho ngaho biratindaho gato. Bitinzeho gato, aka kantu nako ndashaka kukavuga kugira ngo mwumve gukora kw'Imana. Tubona ahandi hantu Masaka ngo hari uruganda rw'isabune, tubona hari inyubako yubatse aho bakoraga amasabune nyine, umuntu yavugurura wenda akagira urusengero. Noneho ndavuga ngo reka tuhagure, ariko tuhaguze twatanze amafaranga ya banki, ayo bari babereyemo banki, nongeraho n'andi make nyaha nyiri aho ngaho, aho dusanga harimo ibintu by'amanyanga n'iki, apfirayo. Noneho aho twabonye Bumbogo, hajya kujyaho muri Cyamunara igiyeho, bavuga amafaranga angana nayo twari dufite, ariko kubera ko nanakuyemo ayo ngayo yandi naguze aho ngaho nsanga ntagezeho. Ariko umuntu w'Imana azarambwira ati ndayaguha, ariko ugura aho hantu, hariya nazaboneka nzatwara, nataboneka kandi ni umurimo w'Imana. Icyo nacyo ni ikindi gitangaza nabonye. Satani yashaka gupfobya umurimo w'Imana ngo ntabona aho hantu, ariko Imana ibikora neza. Mbona amafaranga turayishyura. Competition y'aho hantu nayo ntabwo byari byoroshye, hariho uwo twakompitingaga, ni ubuhamya burebure, ntabwo nagira ngo twashyizeho yashyira haya bityo, ariko ikeka nuko twahabonye, turahatsindira, ubu turahafite. Ni inzu ya etaje ifite utundi tuzi iruhande, ifite amaduka 3 iruhande, ni ahantu hanini utatekereza. Kugira ngo mugire igitekerezo cyaho, nabwiye umuntu ahantu nabonye yuko bambwiye ko ari miliyoni 50. Atoya atumvise nabi, ati ni miliyoni 500. Namubwira we nagiye no muri banki twavuganye, atabagiye kukwiba, birarangiye, kubereka ko bitari bikwiriye ayo mafaranga, kuko twe twaguze miliyoni 57 na 500 n'ibihumbi 5. Noneho ambwira ukuntu yigeze kujyayo hashize nk'imyaka 2, bamubwira ko bahagurisha 300. Ndavuga rero Imana burya ipanga izi impamvu. Igitangaza cyane aho nakibonye nuko Imana yavuze ngo
iyi nzu yigurishe ushakira urusengero. Mu by'ukuri n'Imana yabishatse, niyo yarushatse, yari ihaza aho hantu, yari izi ko bizagenda, nkaba mpafite ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo numvise ijwi ry'Imana koko. Naho ubundi yo bitaba iby'Imana banagurishije, nkashakisha, nkahabura uko mbigenza, wenda n'amafaranga ariko igitangaza nabonyemo nuko yavuze ngo iyi nzu gurisha unkuriremo urusengero, rukaba rwaravuyemo kandi rw'igitangaza rwa etaje. Abantu iyo bahageze barumirwa, nanjye ndumirwa, nabonye ari igitangaza Imana yakoze gikomeye cyane mu buzima bwanjye. Rero ndashima Imana cyane, kandi ndashaka kuzabatumira abantu bamwe bazaze kuhareba, tunahasengere. Ubu twatangiye kuhasengera, tumaze ibyumweru 3 tuhasengera. Aho twasengeraga kuri Soresi twarangiranije nabo n'ukwezi kwa 7. Kuva ukwezi kwa 8 gutangiye, buri cyumweru dusengera hari, no mu yindi minsi mibyizi dusengerayo. Rero sinzi niba hari ikindi nakongeraho konso bambaza. Nose David Karame, icyo gihe Imana ikubwira ngo buri inzu yava mu rusengero, wumvaga utekereza ko uzavanamo n'inzu yawe, cyangwa wumvaga uvuti Imana izirwariza njye mu by'ukuri navugaga ngo nzagurisha amafaranga, nyereke Imana ngo dore amafaranga nkuyemo, none nyereka urusengero aho ndi burukure, uko ndi bubigenze. Ariko madamu we aza kumbwira, urumva akoreshejwe n'Imana nawe n'ubundi buryo, avuga ati oya, tugomba kubanza gushaka icumbi, noneho tukabona gushaka urusengero nyuma. Ndamubwira nti rwose icyo uvuze ndemeye, nubwo natekerezaga je ngo turashyira imbere y'Imana dushakire aho kugura urusengero hariho, ntariko kuko ni ibyacu twembi n'Imana. Imana rero ubyanze cyeka Imana ikwemeje, itabikwemeje ubwo nicyo kitekerezo nicyo twakora. Noneho tubona iyo nzu mu buryo bw'igitangaza nziza rwose. Wowe urahazi, dufata icya 2 cy'ayo mafaranga tuguramo inzu, hasigaho na duke yo gukoresha ibindi bintu no kwimuka, hanyuma icya 2 tukigenera Imana. Hanyuma Imana rero idukurira mu rusengero rwa etaje ruteye neza, ruri ahantu heza, n'amakaro hasi, n'amaduka iruhande nayo yubatse neza, na office iruhande, n'akabingaro, na compound nini, mbese n'ibintu ni ibitangaza nyine. N'abahabonye n'abahageze bose babona ari ibitangaza, kandi nanjye nabonye koko ari igitangaza. Imana yabikoze, yabivuze, izi ikizavamo. Nese David kumva ari kure, aba Kristo mwahoranye ko bari abanyakigali, yego, ubwo bagira aho hantu bate? Imana yakoze, Imana ntabwo ikora ibintu igice, narishimye cyane. Ubu nta bisi yahabaga, ariko hari bisi iva Kimironko ikagera ku rusengero neza neza. Ni ibitangaza nabyo. N'amafaranga 400 kuva Kimironko ugerayo, ubwo kugenda no kugaruka ni 800. Ubwo rero abakristo nabo nyine bifuje ko twakomeza kubana, baraza rwose, bose baraje nk'abaki gusa, nk'uko covid nyine hari abakristo bamwe bagiye bacika intege ntibakomeze mu rusengero, ariko bose baraza. Kandi twagezeyo abantu baritabira gukizwa, turabwiriza hariya, turasenga. Ni itangaza cyane. Birarenze, hari abagira ngo Imana yarahindutse, ariko Imana irahari. Abanyabwadazi bunyibukije amagambo dusoma muri Yesaya igice cya 33 umurongo wa 20 kandi mujya kubindi iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti amen. Iyi niyo nzira muba ariyo mukomeza. Yego. David iyo nzu arimo, mbigera ko tubona amashusho yayo, ni inzu nziza cyane nshyashya, ibikoresho biyubatse ntaho bihuriye n'ibyo byari byubatse yo n'abagamo. Ugiye mu gikoni, ugiye mu byumba, ugiye muri hose ntaho bihuriye rwose, ntaho bihuriye. Ni ibitangaza. Kandi urebye ukuntu nanone yitanze, kuko yari yumvaga yitanze,
iyo madamu atahaba ngo avuge ati we yumvaga amafaranga yose agiye mu rusengero kandi uko nta nubwo iyo kare twajyanye gushaka ibibanza ari miliyoni 200 simbizi zari bakubanza tubwire hari ahantu batubwiye miliyoni 200 ikibanza gusa hari abatubwiye 120 ahantu batubwiye 140 ngira ngo nkaho mbese byari amafaranga menshi cyane kandi ntajyaga kubona wabonaga bidashoboka ariko noneho haza n'inzu Imana yari iteganije aho hantu yari ibizi imbwira kugurisha hariya yari bizi ko integanije aho hantu nibyo nabonye mu gitangaza gikomeye cyane yego ni etaje kandi yubatse neza n'amakaro n'ibirahure byiza fime mbese abazumva ubuhamya bagashaka kuhareba bazaze baharebe bizabatangaza. Hano rero hari irindi jambo n'abanya Rwanda bunyibutsa buboneka mu Makorinto wa 2 igice cya 9 n'umurongo wa 6 bira ku murongo wa 6 ariko ndavuga ngo ibi ngo ubibanye azasora bikeya naho ubiba nyinshi azasora byinshi umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerwa. Yes. Yiyemeza kugurisha inzu yawe nta kantu kagira ngo kaza batari bose mani none usabye n'ibiki ko mu by'ukuri icyo kibazo ubajije ni ikibazo cyiza cyane. Hari ibintu Imana igisaba nkemera kubikora kuko Imana ibikoze ibivuze kuko ibivuze ariko numva bimvunye ibindi nta mvune na nkeya numvise nezerewe gusa numvise ngo kugurisha ngo nguri numva nijwi ry'Imana rivuze ndabunga ibyo ari byose urusengero ruzavamo ariko aho tumariye kugura inzu nibwo naje gutekereza none se twaba tuyaciyemo kabira ya mafaranga kandi yari Imana ariko ndavuga ngo rero Imana ntabwo ari jeje nyine ufite uburenganzira bwo ku nzu no ku mafaranga mufasha wanjye tugomba guhuza byose byari uburyo nyine Imana yarakoze nta kibazo nigeze ngira muri ibyo nta mutima usimbuka uvuga none se ubu nzabigenza nte nzaba hehe utangire oya gusa icyo kora mu gitekerezo cyane numvaga mvuga ngo urwo rusengero Imana ivuga ushobora gushyira nk'akumba iruhande tuzaturaramo numva nta kibazo aho narara hose ko nawe mfite aho ndarara mbese ni muri ubwo buryo ubwo abantu bavuga bati Dadino no yasaze rwose byari gusa abantu cyane cyane b'inshuti zanjye abantu b'inshuti zanjye ndibuka hari umuntu yumvise izo nkuru arantelefone ari hanze arambwira ati pasiteri wasenze ukumva neza ndavuga ntariko njye niko numvise ntikindi yewe cyonze mbikoze ari jye ubyitekereje gusa Imana ntabwo yasubiza icyo gitekerezo inyuma ntabwo nahagurisha ngo bikunde Imana yakwanga rwose bikaba ari ibitekerezo byanjye ariko wagize umutima wo kwitanga kubw'umurimo w'Imana ntabwo ushobora kugutererana niko namubwiye undi namubwiye araceceka nawe yari hanze abagateyo ati ndababaye rwose ntekereza ukuntu abantu babaho kuko n'umukozi w'Imana we ukuntu babaho bavuga ubutumwa badafite aho barabakodesha bahora kandi arabizi nawe nanjye nari mbizi uko bivuna arambwira rwose ati koko Bede yagiye kuba homeless koko muri iyi myaka hanyuma aho Imana ibikoreye yashimye Imana cyane avuga ati rero burya kenshi twebwe ntabwo twumva Imana ati kuko kugira ngo ibe yagukoreye biriya ati wenda Imana zitubwira natwe kugurisha izacu ntizigurishe oya ndamubwira ngo Imana yabikubwira urabyumva kereka udakorera Imana cyangwa se utazi uko Imana ivuga ubuzima bwa Dadire cyangwa bwa Pastor Clement Rwigamba cyane none icyisho twize kibwira nize gutanga kuri cano cyitwa ngo kunshuti y'Imana hano muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23 haravuga ngo nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Iteka ntekereza Aburahamu
wari wabyaye umwana mu busaza bwe ashaje cyane, umwana w'isezerano yarategereje, amaze kuba agasore keza amureba rwose amunejeje nk'uko inzu yanejeje dada, ko none byari binarenze. Umwana mwiza akunda ati genda umutambe. Mu by'ukuri Aburahamu yari gushobora kuba ati no, Satani yabuze, ariko ubusobanuro rwose ati ntibibaho, aronse mu njya none njye mwicire, mwiterera icyuma, mwiterera inkota. Ariko Aburahamu yari azi neza gutandukanya ijwi rya Satani n'ijwi ry'Imana. Yabaye ari inshuti y'Imana. Buri inshuti ziramenyana, ukavuga uti ubwo uriya n'inshuti yanjye ko ubwo meze gutya biraza gutya. Imana yari yizeye Aburahamu, ndamwizeye Aburahamu ni inshuti yanjye, ijwi ryanjye. Hano rero ngo yitwa inshuti y'Imana kubera kugira gute, nongeye nsubiremo, Aburahamu yizeye Imana, Dadi nawe yizeye Imana, bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Ndizera ko rwose mu nshuti z'Imana Pastor Clement Rwigamba n'abarimo, nta gushidikanya. Imana yabwa icyubahiro, kubera ko abantu bose numva turi inshuti z'Imana. Icyo kintu yo kukivuga, Imana niyizi urwego turimo cyane. Nyine ndabivuga ko kumenya kugera kuri urwo rwego, nibanga ese kumugani nyine bavuga ati ni inzu imwe nari nshino ngiye kwitanga. Ndumva rero rwose ni ibintu byiza cyane binejeje. None se bandi rero nizeye ko ngewe kubera hari ko tumenyanye cyane, umbwiye ko Imana yakubwiye gutyo, ni numvise mbizeye nanjye numva ntabwo gusa nubwo gafite amatsiko. Wowe ntiwambujije nk'abandi, ariko abantu b'inshuti zanjye benshi baranyicaje barambwira. Ntabwo nakujije, gusa aho twigeze kujyana nyine numva ibiciro ko najyaga nkubaza amakuru y'ibiciro ibibanza, kuko urusengero rwapfa kurwubaka aho ubonye hose duhana ahantu hagomba kuba hari imiryango ya hegitari 2. ubwo rero naribwe nsema nanjye none bidashoboka, naribwaga ahubwo buriya umwana w'umuntu uratekereza ndadafite inshuti nyinshi n'uburi abanyamahanga runaka bazagira icyo batanga ifaranga bamugurire dusengero, kumva Imana ntabwo ari byo yatekereza. Iyo Mana rero tugira Dadiya nyine yabibye byinshi, asaba byinshi, yabibye hariya mu makuru bakabye twahasomye nabibye inzu, habamo inzu ebyiri, habamo iyanjye kubamo, habamo n'iyi nzu y'Imana, habamo n'inzu y'Imana. Wana igitangaza nanjye mu bitangaza nagize mu buzima bwanjye nuko gukira kanseri. Havuga ngo gukira kanseri nicyo gitangaza gikomeye cyane, ariko kuko nagiye mbona abantu benshi bakira nyine indwara, ariko kubona ntanga inzu kandi numva nta n'umusonga, nkabona havuyemo inzu nziza cyane nishimiye, akavamo urusengero rw'Imana rwiza cyane nishimiye, rwiza ariko rwiza cyane. Byakoze ku mutima wanjye, byatumye nanjye mvuga ngo Mana, iminsi yanjye isigaye nzakora hariya Bumbogo, nkore y'umurimo w'Imana, numva icyo Imana yanjyaniye. Twatangiye gusengerayo, mba ndiyo kenshi kuvuga ubutumwa mu baturage hafi, bamwe batangiye no gukizwa benshi. Nabonye yuko Imana koko hari umugambi ihafitiye. Ni ngombwa. None tugana ku musozo, ni irihe jambo ushobora kuvuga ikindi kintu? Ijambo navuga nuko hari ijambo nigeze kuvuga mbwira abantu, kuko hari abantu bavuga ngo jye Imana imbwiye gukora iki ngiki nagikora, imbwiye kugurisha inzu nanjye ari Imana ibimbwiye, nkabyumva ko ari Imana ibimbwiye ati nayigurisha. Abanabwiye rero ntishobora kubitakubwira, ntiyabikubwira. Niba ikubwira gutanga 1/10 kandi bikubwira buri gihe ntushoboye kugitanga, mbwira ukuntu yakubwira gutanga nk'inzu. Ubwo byari uburyo bwo gufasha nk'abakirisitu kugira ngo bamenye yuko Imana ikubwira ku rwego ugezemo. Niba ari 1/10 ugomba gutanga 1/10 nyine, ukumva yuko harimo umugisha. Ariko abantu benshi bikunda kubananira gutanga 1/10, n'intambara ku bantu. Ariko jewe ntabwo cyera byigeze kunanira, ariko ntabwo byananiye gutyo cyane. Icyo gituma byananiraga kubera ko nagize nk'ubukene, hanyuma aho nabona noneho nk'agatubutse nkuba n'inkatanga ndi busubire
muri bwa bukene mbese bikangora nkabitanga numva ari intambara ariko nkemera nkabitanga kandi hari n'ubwo ugitanga nyine ukabona nta terambere wenda ufite ariko buriya Imana ibireba yuko ufite uwo mutima wo kugira ngo ikubwire n'ikindi kintu ugikore. Rero kugira ngo Imana ikubwire igikomeye nuko ikubwira n'igito ukagikora. Aho niho hantu numvise rwose ku muntu ushaka kugira ngo yumve Imana akorane n'Imana, ijambo usomye muri Bibiliya ndi gusaba ikintu gito ukagishobora, ikubwira n'ikinini kirenzeho. Niyo ukoze nanone ikubwira n'ikindi kirenzeho nanone, abantu bikaba byabatangaza. Je numva ari cyo kintu nabwira abantu kumva cyane cyane ijambo ryanditse niba rivuga gutya ukaryumvira ukarikora. Nicyo gituma navuze ngo rwose je numva nifuza kugira ngo ijambo ryose ryanditswe vuge ngo yego niba Imana bivuga gutya ngiye kubigerageza ndebe ko bikora, nkuko ivuga ngo ni mungerageze kungerageza ibyo navuze kugira ngo murebe ko ndabisohoza. Wakoze cyane. Wakoze cyane. Itorero ryanyu ryitwa ngo iki? Itorero ry'abigishwa ba Yesu. Itorero ry'abigishwa ba Yesu, adresse ni Bumbogo. Bumbogo. Nanjye mu minsi mike rwose nzaba ndiyo. Amen. Nzajya kwasura, sindagera ariko nzajya kwasura, ariko mfite amafoto ngo murimo kuyareba n'ubundi y'urusengero mwayabonye. Ngushimana rero mu izina ry'abakurikiye ubuhamya bwa Dadi, turagushimiye cyane. Murakoze. Gushimye rwose, nzi ko gufasha benshi. Ubuhamya bwawe butwereka ko kwizika ku by'isi nta gaciro bifite. Isi ni yuzuye n'iby'Uwiteka. Yes. Nkuko tubisoma muri Zaburi igice cya 24:1. Iyo nzu yari hariya ahantu, iyo building, icyo kizu kinini ni ikigo, ari kuko harimo ishuri uryigiragamo abana ku imyaka 5 ya primaire. Ni ikigo nyine, ni ikigo kinini. Ubwo rero mu by'ukuri inzu y'Imana yarayiguhaye, guha niyo nzu yindi nziza cyane. Ubwo rero mu by'ukuri isi niyuzwe n'ibyo, ariko twebwe tugakwizera, tugahangayika, twirwanirira, tugahemuka, ariko twiringiye Imana 100%, natwe yabikora. Dusoza rero, niba nta kindi wongeraho numva ari ibyo kwadusengera dusoza. Mwami Imana, twongeye gushimira cyane kuko imirimo ukora itangaje, urabikora tugatangara. Wowe ntutangara kuko niyo kamere yawe gukora nk'ibyo ngibyo byose. Watangiye kubikora kuva ukirema isi, wayiremye mu ijambo ryawe ibaho, urema umwana w'umuntu umushyiramo umwuka wawe. Mwami, utanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo twese abari abanyamahanga mu masezerano tube abana bawe. Mana, nicyo gituma tugushimira cyane yuko watugize abana. Rero nicyo gituma nsaba kugira ngo Mwami tujye twumva ijwi ryawe, kuko hari uburyo bwo kumva mu buryo bubiri. Hari ugusoma ijambo ryawe tukaryizera, hari no kumva icyo Umwuka Wera avuze tukacyumva, kuko wadusezanije kuduha Umwuka Wera ko ab'isi batazamumenya, ariko twebwe ko tumuzi kubera yuko abana natwe. Mwami rero ndasabira buri muntu wese, umukristo wese wumvise n'ubuhamya, kugira ngo ajye atega ugutwi kumva icyo Imana ivuze, kuko ni nayo dushoboza gukora ibyo idubwiye. Nta wabishobora kubikora kereka Umwuka Wera agufashije, kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, Mwami, tugashobora kubigeraho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose. Ukomeze kutuba hafi, utwiyereke muri byinshi, dukomeze kubona imirimo yawe myinshi itangaje ukora. Ishimwe n'icyubahiro ukomeze kubijyaho iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ndasaba Mwami ngo uyu murimo wahaye umuvandimwe Konso akomeze kuwukoresha, awubyazemo umusaruro, ku buhamya bwinshi tugenda twumva. Abantu rwose bizere imbaraga zawe, kuko n'ubu ngubu zigikora. Mwami, ishimwe n'icyubahiro, ubwami n'ubutware n'ubushobozi bikomeze kubijyaho iteka ryose mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.